itariki 6, itariki y'amateka akomeye mu mateka y'u Rwanda z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2026. Imyaka ishize ari 32 indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ihanuwe n'inkotanyi, ariko inkotanyi ntabwo iki kintu zigeze zorohera ukivuga, ariko se tujye tureka kuvuga ibiriho ngo tukunde dushimishe inkotanyi, kubera ko mbere ubundi yuko ngiye umbwira ngo ni kanaka na kanaka ngo bakoze ibingibi, ako kanya ikibazo cya mbere gihita kiza nk'umusesenguzi kwa Faidagani. Ni izihe nyungu uwo muntu uvuga ngo wabikoze? Kugira ngo muribuka ko inkotanyi zakomeje kugenda zivuga ngo ni aba extremiste b'abahutu, ngo bahanuye iriya ndege batari bashimishijwe n'uko Habyarimana yagiye gusinya ari amasezerano. Ariko njyewe yumbwiye ngo ni igisirikare cye, bisaba ngo uze umbwire kuntu unyeke ni izihe inyungu. Icyo ni kimwe. Hanyuma warangiza akambwira ngo ni izihe nyungu zari zifite mu guhanura, uruhande runaka rwari rufite mu guhanura cyangwa se mu gukora ikintu runaka. Wangiza nkakubaza ntese abo bantu bari babifitiye ubushobozi? Ugomba ndi gusesera. Ariko ndagira ngo nkubwiye yuko nje kukubwira iby'izi mpapuro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ukuri. Ni impapuro zakomeze ziba classified bijyanye n'inyungu n'ibiki byose, ndetse n'iyo zasohoka urumva ntabwo ari zivuga bati dore twebwe uruhare nk'Amerika twari dufite muri ibi bintu. So ndaje tubyinjiremo. Hanyuma namara kukubaza inyungu, hanyuma niba uwo muntu abifitiye n'ubushobozi, sasa aho ngaho iyo ubitsinze nkumva koko birahura neza nkasanga uwo muntu yari abifitiye ubushobozi kandi yari abifite n'inyungu, ngo njyewe ndaza nkabyemera. Nanjye nkaza hano mu usanga kubwira ba bantu ibyo bari kuvuga ntabwo ari propaganda, ntabwo ari ukurangaza, ntabwo ari ukuyobya abantu, ahubwo ibyo bari kuvuga niko kuri. Rero hano iyo umbwiye ngo ni Habyarimana, ndaza nkakubaza ni izihe nyungu bari babifitemo. Inyungu ukaza ugapfundapfundikanya, ntabwo babura ibyo basubiza bariya bantu. Ndavuga izi nkotanyi ntizibura ibyo zivuga, ariko ntizifatika. Hanyuma se bazerekana ubungubu izo nyungu aho ziri? Byibuza se nyuma aho yuko bamaze kuyihanura hari utuntu habe n'utuvungukira tw'inyungu berekana ngo aba bantu kugira bakorera ibintu dore inyungu babikwemo cyangwa se bari biteze kubikuramo? Hazo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wakambwira ngo bari babifitiye ubushobozi. Icyo ngicyo kibakubita hasi ubundi, kuko ziriya misile kuko abantu barwanaga nabo ntibari bafite indege, drone zo zinaje ejo bundi. Ziriya misile ntazo bari bafite, ntazo. Neza n'igihe ntambara yigeze iba mu karere yari iteganyijwemo indege bateganyaga ko bazazikoresha, wenda mu mbuto niwe mu karere wari ukomeye, none se undi ntawe. Inyeshyamba imbunda barwanishaga murazizi, ntazo. Hanyuma aho bikabatsinda, nakaza ku ruhande rw'inkotanyi nkareba nkasanga misile bose barabivuga, baba ari Abafaransa, baba ari Abanyamerika, baba ari abashakashatsi bigenga bakora ubucukumbuzi, bose barakubwira yuko bari binjije by'umwihariko ubutasi. Madamu Habyarimana Agathe yarabitubwiye yuko ati njye nari nicaranye n'umugabo wanjye gutya, chef des enseignements, niwe waje kubabwira yuko
de renseignement, sorry mumbabarire, ubutasi niwe waje kubabwira yuko muri senide bahinjije misile zigambiriye guhanura indege, kandi yuko bidarangira kuba ari misile zihanura indege, ahubwo yuko banafite amakuru yuko ari ugambiriye. Ahubwo hindura ukora utya na gutyo, ujya ugenda amasaha nk'inkoko y'umweru, hanyuma abo nkasanga babifitiye ubushobozi, nkasanga bari babifitiye ubushobozi strategically n'ahantu bari baherereye rwose, n'ahantu misile yaje ituruka bikabafata. Nkongera nkareba ngo inyungu bari babifitemo inyungu, ngira ngo iriya jenoside cyangwa se iyo badahanura iriya ndege, ewe FPR nayo ntabwo ibiranga, ngira ngo mwakomeje kubona abantu b'exploise ihanurwa ry'iyi ndege, bakexploita jenoside yakorewe abatutsi. Abo bantu nta bandi ni izi nkotanyi. Rero iyo mbona neza ko abo bantu babigezemo inyungu, nkareba ukuntu babyexploise kweri nk'abantu bari biteguye kubyaza umusaruro icyo kintu, mpita nkukubita akamenyetso ku gahanga nkavuganirika, ntegereze amakuru y'ubutasi nk'uku nguku niyo ari buze, noneho ashimangira ibiri ubusesenguzi ibiri iki, noneho bize bifite dokima vuga ati dore satelite ziragaragaza gutya. So nicyo kintu ngewe navuga ngaha. Hanyuma rero muri ibi bihe, mu gihe urabona Leta Zunze za Amerika ntabwo zibanye neza na dede, no kuvuga ngo byaradogereye, ntabwo rega bidogereye ubu ngubu, ni ukuvuga ngo bimaze imyaka igera muri 5 bidogereye, imyaka igera muri 5 bacanye umubano. Rero dede nawe aragenda, ntabwo Amerika se niyo yagenda, dede niwe ugenda, iyo tubiziranyeho. Hanyuma impapuro zigaragaza uwahanuye neza, rega ubundi ntabwo ari uko umuntu tutamuzi cyangwa se nta muntu utamuzi ko ari inkotanyi, ariko twebwe cyangwa abantu tuba dutegereje ni impapuro nk'uku ziza zivuye muri source yizewe, ndetse n'abo bantu baba babisohoye. Kubisohora gusa nta cyundi biba bivuze, ahubwo ingaruka z'ibyo bintu baba bagiye gukora, ibyihishe inyuma, kuki baba bazishyize hanze. Ikihishe inyuma nicyo twebwe tuba turangamiye duhanze amaso, nkaho ibyo turabizi ko ari inkotanyi yahanuye indege. Turabizi kandi ko uretse kuba ari inkotanyi, turabizi yuko na Amerika ibizi, ariko impamvu iba yihishe inyuma ati noneho igihe kirageze ngo aya makuru tuyashyire hanze. Cyangwa twabonye Madamu Juvenal Habyarimana amaze ndavuga umudamu we wa Habyarimana amaze guhanagurwaho ya matuturo dede yagiye amusiga ku isi hose, bamaze kuvuga ati rero turabona ibi bintu bidafatika. Murabyibuka ejo bundi mu Bufaransa twagiye kuba tubona umudamu ako kanya yarabangutse rwose, araza aratangira amena umuceri mu mvugo yavuba ahangaha ya nonaha, yamennye umuceri. Iyi niho yavuze ba Nyerere, niho yavuze ba Museveni, niho yavuze bariya ba Ali Hassan Mwinyi, niho yavuze amabanga amena umuceri. Ariko noneho ayandi yari buza ari rurangiza, abanyamerika baraje hari ukuntu dushaka gukora ibi bintu. Ngira ngo izo nkuru rwose niba uri umukunzi wa Mugisha TV duhorana buri biganiro byacu bikurikirana, ntabwo iyo nayitindaho, urabizi nakugejejeho ubutasi mugezaho amakuru y'ubusesenguzi arebana n'iyo dosiye. Hanyuma rero icyo twiteze muri iki gihe cyo guhera kuri iyi tariki ya 6 y'ubwicanyi bwa FPR,
ukarinda ukageza mu minsi yewe ndetse ntabwo bagarukira ku minsi 90 ndetse nibwo bishe abantu, nicyo gihe barangije. N'ubu ngubu abantu baracyapfa, abantu baracyapfa rwose. Rero ni ukuvuga ngo icyo twitezemo ariko cyane cyane muri iki gihe, keretse dede niba noneho ibi bintu ari bubiceceke, kuko gukomeza kubisembura agira abashyira mu majwi kuri iyi nshuro ntabwo mbyiteze yuko ari buze kongera ati kanaka na kanaka na kanaka ati nimwe mwakoze ibi bintu, kandi izi mpapuro ziryamye zireretse kugira ngo bahite bamwandagaza. Turabizi ababikoze ibintu turabazi, ariko noneho mu rwego bive mu rwego rwa leta rwizewe, kuko abantu benshi mbona baba bashaka ngo byanditse noneho bigire aho byandikwa n'urwego rwa leta, noneho by'umwihariko leta shebuja watetse. Ubundi izi mpapuro nizo dutegereje muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, turazitegereje cyane, ndetse dutegereje yuko dede ari buze kongera akavuga amagambo mbese ameze nk'umugozi umushyira mu ijosi, niba yiyahura cyangwa se agaceceka noneho akirinda ahubwo kugira abantu akomeza kuvuga muri ibi bintu. Ariko dede muri iki gihe niho dutegereje kureba Amerika na dede bahagaze he, bahagararanye bate. Ntimuzite kuri ibi byo kuvuga ngo Amerika ngo yahaye kondoleyanse mu Rwanda, ibyo uwo ari we wese arabikora, ahubwo ngewe uko nzaba verifiye nzajya nza buri kantu nkakurikirana nkubwira nti reba ngo wa mu arayi wabo. So Amerika iramushyira ku mugaragaro, ariko ntabwo iri bwishyire ku mugaragaro, ngira ngo ni nayo mpamvu yabujije abantu bigenga, kandi ntabwo yaje noneho ibatera ubwoba ibaba ati cecekati cyangwa tukurimburane n'ubutaka, kuko ubundi ibyo ntabwo ibikora. Ituma dede ikagenda ikajya kumwica, cyangwa se igatuma, niba bivugiye mu Bufaransa, igatuma Ubufaransa ati ntamucecekeshe. Ahubwo njye icyo mbona ni uko bumvikanye, bamusobanuriye, uriya muryango wa Habyarimana bawusobanuriye uko ibintu byesitaye, yuko ibi bintu by'inkotanyi byose byageze ku musozo, hasigaye gusunika bikagwa mu mugezi, ukabitembana so rero ni ukuvuga ngo niyo mpamvu yahise aceceka ngaho nimukora ku kazi. Rero nicyo narinje kubaganirizaho, ahari hatagize igihinduka. Ibi ngibi inkotanyi zirimo propaganda zabo birarangirana n'uyu mwaka. Uyu mwaka ntekereza ko bakabaye bamariramo umurya, basezera rwose. Ndabashimiye rero, reka nze kugaruka mu yandi masaha mu zindi nkuru ziri bube zigezweho ako kanya.